ikaze mwese kuri buri munsi. Iyo ushaka kudukurikira buri munsi ujya kuri YouTube ukandika ijambo buri munsi, ugashakisha ijambo buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, tugendane n'Imana buri munsi. Amahoro bana b'Imana, dukorana urugendo n'Imana kuri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki 28 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 22 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, umurongo wa 9 kugeza ku wa 13 n'umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Muri iyo minsi Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu. Arayisubiza ati ndi hano. Imana iti fata umwana wawe, umwana w'ikinege ukunda Izaki, ujya mu karere ka Moriya, nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Bageze aho Imana yari yamweretse, Aburahamu abangura ukuboko afata icyuma ngo atambe umwana we. Ubwo marayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Undi ati ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati ntukoze ukuboko kuri uwo mwana, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu umenye ko wubaha Imana kandi ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu ngo yuhure amaso abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru. Aburahamu aragenda arayifata, ayitura igitambo gitwikwa mu kigwi cy'umwana we. Marayika w'Uhoraho ahamagarira Aburahamu mu ijwi bwa kabiri, aramubwira ati ndahiye mu izina ryanjye, uwo n'Uhoraho ubivuze, ubwo wangenjereje utyo ntunyime umwana w'ikinege, nzaguha umugisha. Abazagukomokaho nzabaha koroka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, maze bazigarura amarembo y'abanzi babo. Kandi urubyaro rwawe nirwo amahanga yose y'isi azifurizanyamo umugisha, kuko wumviye ijambo ryanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 116. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Nagumanye icyizere, ndetse n'igihe navugaga nti ndi umunyabyago bikabije, koko Uhoraho abazwa n'urupfu rw'abayoboke be. None rero Uhoraho wagiriye ko ndi umugaragu wawe, maze umbohora ku ngoyi. Nzagutura igitambo cy'ishimwe, kandi njye namamaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho imbere y'iterano ry'umuryango we wose, mu ngombe z'ingoro y'Uhoraho, muri wowe nyirizina Yerusalemu. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Isomo rya kabiri niryo mwaba Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugeza ku 34. Bavandimwe, niba Imana turi kumwe ninde waduhangara? Iyo utimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yaburite kandi kutugabira byose kumwe nawe, ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Ko Imana iziha kuba intungane, ninde uzacira isi urubanza? Ko Kristo Yezu yapfuye ndetse ko yazutse, uri iburyo bw'Imana, akaba anadutakambira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 9 umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana kwabo mu mpinga y'umusozi muremure, nuko yihindura ukundi mu maso yabo. Imyambaro ye irererana irabengerana, bitambutse kure uburyo umumeshe wo ku isi yashobora kuyeza. Ubwo Eliya arababonekera hamwe na Musa baganira na Yezu. Petero niko guterura abwira Yezu ati mwigisha, kwibera hano ntako bisa. Reka duhace ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya. Yarabuze icyo avuga kuko bari bahiye ubwoba. Nuko igicu kirabatwikira, maze muri icyo gicu haturikijwe riti uyu n'umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve. Ako kanya bareba hirya no hino, ntibagira undi wundi bongera kubona uretse Yezu wenyine wari kumwe nabo. Mu gihe bamanukaga umusozi, Yezu abategeka kutazagira uwo batekerereza byo bari bamaze kubona, kugeza igihe umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Bakomeza kuzirikana iryo jambo, ari nako banabazanya bati kuzuka mu bapfuye bivuga iki? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nge na Yezu tuzajyana, nge na Yezu tuzagendana. Bana b'Imana nimukomere. Amasomo uyu munsi araryoshye cyane, aho tujya gukora urugendo n'Imana. Twibukiranye ko turi mu gisibo, aho turi gukora urugendo tugana Pasika, izuka rya Kristo. Ku cyumweru gishize twazirikanye ko
gukomera ku isezerano bitera gutsinda ibishuko. Kuri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo ho turakora urugendo hamwe n'Imana, urwo rugendo ruza kuduhindura ukundi, dore ko intumbero y'igisibo ubusanzwe ari uguhinduka. Umuhanga ati ugendana n'imbwa ikagusiga imbaragasa, wagendana n'umugabo akakugabira. Muri aya masomo turabonamo ingero z'abagendanye n'Imana bakaronka imigisha. Uwo ni Aburahamu n'intumwa zajyanye na Yezu ku musozi. Izo ngendo zigatwibutsa twebwe abakristo ko iyo wemereye Imana nawe mukajyana mugasohokana, uvayo ubengerana, ukeye, wahindutse, uri mwiza. Ntawe ukora ku Mana ukorakora, ntawe ukora ku Mana ukorora, ntawe usenga Imana usuherwa, ntawe usenga Imana usenyuka. Ahasigaye rero nanjye kuri iki cyumweru ndiyemeza, niba nkomeza kugendana n'imbwa zikansiga imbaragasa birumvikana, cyangwa niba nkomeza kugendana n'Imana kugira ngo impimigisha yayo Imana ikangabira. Rero muvandimwe, niba uhisemo gukorana urugendo n'Imana, reka tuzirikane ibyiza mu ngingo 3 urwo rugendo rwatumarira hamwe n'Imana. Turi mu rugendo, impamvu Yezu yihinduye ukundi no kwizihira Nyagasani. Ingingo ya mbere, turi mu rugendo hano ku isi. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo Aburahamu yakoranye urugendo hamwe n'Imana ku musozi. Imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya, nuhagera uzamutambeho igitambo ku musozi nzakwereka. Amen. Umusozi w'isezerano, umusozi w'ibonaniro hamwe n'Imana. Twumvise ukuntu Aburahamu kubwo gukorana urugendo hamwe n'Imana yemera kumvira Imana, agakora icyo Imana ishatse. Ako kantu gukora icyo Imana ishatse Yezu aragakunda, byatumye aronka imigisha, yahindutse umunyamugisha. Imana iti ubwo wangenjeje utyo ntunye mu mwana w'ikinege, nzaguha umugisha, abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere. Amen. Urakoze Mana kutugira neza buri munsi. Kumva neza biganisha gukumvira, ukumvira Imana nka Aburahamu, uko kumvira kukaganisha ku butungane. Ni mucyo natwe bavandimwe dusezeranira Imana nk'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi tuti nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Nibyo koko bavandimwe, urugendo rw'ukwemera ruzarangira tubonye Imana imbona nkubone. Nyamara nubwo tutayiruzi n'amaso y'umubiri, nyamara turi kumwe nayo igihe tuyibonesha amaso y'ukwemera, amaso y'umutima. Imana turagendana buri munsi, anabyo Pawulo yatwibukije mu isomo rya 2 adukomeza ati niyo Imana turi kumwe ninde waduhangara. Bavandimwe, Imana ifite uburyo bwinshi yashatse ko dukorana urugendo. Idutumaho abahanuzi, ijambo ry'Imana, iduha amategeko, itwereka ikimenyetso byinshi cyane, ariko ikiruta ibyo byose kitwereka ko Imana tugendana buri munsi koko. Yaduhaye ikimenyetso gisumba ibindi byose, n'umwana wayo yaduhaye Yezu Kristo waducunguye. Urwo rugendo rero rw'umusaraba Yezu yakoze nibyo byishimo byacu, niyo mahoro yacu, niyo mukiro wacu. Nge na Yezu tuzajyana, nge na Yezu tuzagendana. Amen. Nitugendana na Yezu nzahinduka neza. Kujyana na Yezu bitwa guhinduka, ugahinduka ukundi nk'uko twabizirikanye mu Ivanjiri aho Yezu ajyana n'intumwa ze ku musozi. Kujyana na Yezu ku musozi, mbikesha iki nanjye kujyana na Yezu ku musozi? Umusozi tumenyere ko iyo ujya ku musozi uzamuka, kandi mu bigereranyo dukora Imana iba hejuru. Na niyo mpamvu tuzamuka tugakora urugendo gusanga Imana hejuru, tukazamuka tugiye kuyishakashaka. Ijuru na hari Imana. Umutima wawe rero nawe ushatse waba umusozi uhuriramo n'Imana, ukazamuka ukajugunya ibyaha n'ibishuko ibibangamira umugambi w'Imana byose mu buzima bwawe. Ubundi ukazamuka ukemera, ukaruha, ukabira ibyuya, mpaka nawe wigereye ku Mana ku musozi ukabonana n'Imana. Biratangaje kandi birashimishije. Petero nyuma yo kubona ibyo byiza byose byamurenze arifuza guhaca ibiraro 3, bikadushanyiriza ko hari ubwo twifuza kwizirika ku by'iyi si, ku buryohe bw'isi, ibya hano ku isi, ariko tukibagirwa ko ibyo tubona hano ku isi atari byo herezo. Ibya hano ku isi byose birarangira, amaherezo rero y'inzira ni mu nzu. Urugendo rwacu hano ku isi rutuganisha mu ijuru. Twitoze rero kurarikira iby'ijuru ryayibukiro rya 4 mu yibukiro y'urumuri. Yezu yihindura ukundi, dusaba inema kumurangamira no kumwumvira. Ingingo ya 2, kuki Yezu yihinduye ukundi? Uruhanga rwe rurabengerana n'imyambaro yerana nk'urumuri. Reka dusuzumire hamwe impamvu 3 z'ingenzi zatumye Yezu yihindura ukundi. Rimwe, kwihindura ukundi kwa Yezu ni igikorwa kibanziriza urupfu niba barabye, bigashushanya urugendo Yezu azakora ava mu bapfuye azukira kudukiza.
izuka rero nk'umutsindo w'ikuzo wa Yezu ku rupfu. Impamvu ya kabiri, Imana ihishurira abantu umwana wa Yezu Kristo. Mu gihe Musa na Eliya mu isezerano rya kera bahagarariye amategeko n'abahanuzi, Yezu mu isezerano rishya mu kwihindura ukundi hahise hatangira ikindi cyiciro gishya, bityo ubutumwa bwanyuraga ku bandi bantu, noneho Imana irahibereye mu mwana wa Yezu Kristo. Bagize bati, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira, nimumwumve. Kwizihira Imana. Impamvu ya gatatu, kuki Petero, Yakobo na Yohani ari bo bonyine ko ari batatu Yezu yajyanye nabo ku musozi? Ese nuko ari bo bari bagoranye? Oya, ahubwo Yezu yashakaga kubategura by'umwihariko, preparation, kuko nyine hari n'amabanga ya kiliziya Yezu yababikije by'umwihariko. Nk'uko Yezu bose yabavanye mu bwato, ni n'intumwa zahuye n'amagorwa akomeye cyane. Murabizi, Yakobo na Yohani bene Zebedeyi basabye kwicara umwe ibumoso undi iburyo bwa Yezu. Baje no kubona ibyo basabye ku bundi buryo. Yakobo niyo ntumwa ya mbere aho w'Imana, yicara iburyo nyine birumvikana. Yohani niwe wasigaranye Bikira Mariya, Yezu amuraga Bikira Mariya umubyeyi we, ni nayo ntumwa yapfuye nyuma y'izindi zose ibumoso. Naho Petero we ni umutware wa kiliziya. Yezu yamuhaye imfunguzo za kiliziya. Murabizi amagorwa yahuye nayo yose. Yahowe Imana ku ikubitiro mu itotezo rya mbere ry'abakristo. Rero mbere yuko Yezu atangira ububabare bwe, yabanje kubajyana ku musozi wa Taboro, kubategurirayo, bityo bakazamenya ubwenge no kwihanganira ibigeragezo n'umusaraba. Iyo umukristo agize amahirwe akajyana na Yezu, akagendana nawe, amumenya neza, Yezu akagenda amwihishurira buhoro buhoro. Yezu agakubitsa n'amabanga ye, kubera ko mumuziranye bihagije. Inkoramutima, inshuti magara. Ingingo ya gatatu, kwizihira Nyagasani. Nta byishimo byaruta kumva umuntu avuze ati ndakwishimira, kubera ko witwara neza birumvikana. Bavandimwe, igihe cyose twagiye gusenga tukazamuka umusozi tugiye kureba Nyagasani, bishimisha Imana. Niko twagombye gukora ku buryo bizajya bishimisha abavandimwe, cyane cyane igihe tuvuyeyo tukava ruhanga rubengerana twakoze kuri Yezu, turi intungane. Bimwe mu biza kubwira umuntu gukunda nuko akubonera umwanya, sa disponibilité à toi, mukaganira, akaguhamagara, akagusura, mugakorana urugendo, mugasohokana, akagutoranya mu bandi, akakugira umwihariko we. Umugabo agasohokana umugore we, ababyeyi bagasohokana n'abana, ibyo byose bitanga ibyishimo. Ni koko ukunda uramwiyegereza, ni inkoramutima yawe, inshuti magara yawe. Yezu rero nawe ni nkaho yari yasohokanye ba Petero, abajyana heza ku musozi w'icyitegererezo. Ese ngewe ngiye gusohoka, nsohokera he? Nsohokana nande? Iyo nkoze urugendo tujyana na Yezu, tujyana nande? Byumvikane n'uwo nkunda. Ni koko bavandimwe, icyo ukunda ntushobora gukiburira umwanya, n'ukunda ntiwamuburira umwanya. Niba ukunda Yezu ntiwamuburira umwanya. Nge na Yezu tuzajyana, nge na Yezu tuzagendana. Hirya kure muri Afurika, urugo rwari rukize cyane, kandi bari n'abakristo b'intangarugero muri quartier. Bari bafite nka 30, nuko buri weekend umugabo agakuramo imwe akabwira umugore ko agiye kugura ishyamba. Umugore nawe agakomeza kwizera kuko bari kubwiza umutungo w'ubutaka. Umugore abonye inka 10 zigiye gutyo, atangira gukeka amababa umugabo we, dore ko yagarukaga yasinze, ari kuvuga nabi, ari kumenagura ibintu, agatera amahane bikomeye, ariko ari kugira ngo azibye akanwa k'umugore we. Nuko wa mugabo abonye ko umugore agiye kumuvumbura, umugore birumvikana ashaka kumubaza ngo bajyane amwereka mu mashyamba amaze kugura. Nuko asaba umugore we ko bagurisha inka zose zisigaye. Umugore aremera, barazigurisha, babaha miliyoni 2 z'amanyarwanda. Ya miliyoni 2 bahita bashyira kuri konti, bateganya kuyongera bagurisha na ya mashyamba ngo bazaguremo imodoka yo gutwara imizigo, bityo bakomeze batera imbere. Rwa rufaranga rumaze gushyika kuri konti, wa mugabo nk'uko arasanzwe abikora n'ubundi, aza gusohokana na Nyiramakangaza. Rero kubera ko uyu mugabo arasanzwe utamwishyura neza, Nyiramakangaza niyo mayeri menshi aza kumvikana n'umugabo we ko mu gihe bazaba basohokanye n'uyu mugabo azabagwa gitumo, ubundi akabihera ku madolari, urugo rwabo rukamera neza. Ni nako byaje kugenda muri ya weekend, ya minsi y'igisambo ibaze. Wa mugabo nyine yaje gusohokana na Nyiramakangaza. Igihe bari kumwe na Nyiramakangaza, umugabo wa Nyiramakangaza araza arabafata, nuko aramubwira ati niba udashaka guseba cyangwa be nagushyira hanze, sinyira vuba miliyoni 2 ubundi nkurekure wigendere. Uyu mugabo yatekereza uburyo ari umuyobozi w'indani muri ako gace, yatekereza n'ukuntu bamukura ku kazi mu gihe bimenyekanye, n'igisebo cyinshi n'ibyo yarahisha umugore we, ukuntu yatinyutse nyine agasohokana umugore w'abandi, ahita asinya agasheke ako kanya 2 miliyoni 2. Yewe dore kurumwa n'imbwa byaranye n'ubundi bimenyekanye, bahita bamuhimba 2 miliyoni. Birumvikana iyo nkuru igeze ku mugore we yahise agwa isari, yibaza uko basubiye kwisuka.
n'uburyo umugabo yagiye amubeshya ngo bari kwiteganyiriza ngo ari kugura amashyamba kandi ayasohokanamo indaya. Birababaje babyeyi. 2 millions vraiment, 2 millions we. Sakwe soma nyiramakangaza ngo mutahe imbeho ku rugi. Muvyeyi nyaboneka ucungere hafi ba nyiramakangaza batazasura urugo rwawe, ubundi ugasuherwa bakarwambura bagasigamwe imiyaga, ubundi ukaba wasubira kwisuka. Aha noneho ntago ari kugendana n'imbwa ngo igusiga imbaragasa gusa, ahubwo nukurumwa n'imbwa. Muvyeyi wasanga nawe hari ngo z'abantu bereye nyiramakangaza, ugahora usohokana abagabo b'abandi cyangwa abagore b'abandi, ukamarira umutungo w'urugo hanze, ugasubiza umugore n'abana kwisuka. 2 millions we. Mbega wowe ese muri weekend usohokera he? Usohokana bande? Ugaruka umeze ute? Wahindutse ukundi gute? Neza cyangwa nabi? Iyi nteruro Yezu yihindura ukundi, hari umwana bigeze babaza icyabimuteye, nuko arasubiza ati buriya Yezu yaramaze igihe kirekire adakaraba, yanduye adafura. Ubwo rero nyine ku musozi yahasanze isabune n'amazi, arakaraba aracya, imyenda yirererana nyine. Ni ngombwa rero isuku. Babyeyi namwe niko mubyumva nk'uyu mwana? Ese ye ninde wahindutse ukundi? Ari Yezu, ari abigishwa be? Yezu ni Imana, ntabwo akeneye guhinduka. Yezu ahora ari mwiza igihe cyose. Igihe cyose Imana ni nziza. Ahubwo abamukozeho bo bashobora guhinduka neza bitewe n'uburyo bamukozeho. Abamusanze ashobora kubasanganira akabasana, nguko uko ari ba Petero ari bo bahindutse. Rero iyi mvugo Yezu yihindura ukundi idushushanyiriza uburyo Yezu uwo bajyanye amuhindura. Imyambaro ibengerana ishushanya ubutungane, umwambaro w'ubukwe, intsinzi, ya myambaro ya Pasika. Bishushanya ko Yezu namara kuzuka umubiri we uzawubengerana ari umubiri w'ikuzo. Corps glorieux de Jésus. Kristo wazutse, Kristo watsinze. Uwo bagendanye umwegereye akamukoraho nawe aratungana. Nge na Yezu tuzajyana, nge na Yezu tuzagendana. Ese ngewe iyo ngiye ku rugendo ku musozi ngaruka nahindutse? Iyo ngiye gusenga, iyo ndangije kumva ijambo ry'Imana rirampindura? Ese aho usohokera hagufasha kwegera Imana? Niba usohokera mu ishyamba uzahindukirana ibisimba bikurume birume nawe uzahura nabo bose, ubinyanyarize ko mubana ko muhura. Niba usohokera mu ikabare wa mugani ngo ubushitani bw'inzoga buba mu mbetezi, wasomye 5 kandi ku 8 uzagaruka wasinze, ururimi rutari kuva mu kanwa uri kuvuga nabi. Niba usohokera kwa nyiramakangaza mu tubyiniriro uzahinduka 2 millions, ugurishe n'ibyo utunze byose ngo ube wabona inyishyu usubire kwisuka. Birababaje bavandimwe, hari ngo nyinshi ziri gusubira kwisuka muri iyi minsi kubera kudohoka, gukingura nyiramakangaza, bakamena ibifaranga byinshi, bagahishira, bagatwikira ibyaha ngo ntibimenyekane. Muvyeyi erega nta ucana ngo ahishe umwotsi. Nanjye uyu munsi mfashe umugambi wo gukorana n'Imana urugendo, nshaka akanya nsohokere mu kiliziya byibuze rimwe mu cyumweru. Naho bidashoboka cyane cyane muri ibihe bya Covid, umutima wanjye ni umusozi nahuriramo n'Imana. Ngira akanya k'umwihariko cy'isengesho, nsenge ntawe wimpatiye ku giti cyanjye, ninjire mu mutima wanjye mvugane na Yezu, mubonere igihe. Disponibilité à Jésus. Nibwo nzishima nka Petero, ngifuza kuguma ku musozi, ngifuza kugumana na Yezu, nkamererwa neza kubera Imana. Nge na Yezu tuzajyana. Reka rero nsoreze ku ibanga ry'ubusabanira Imana ryo gukorana na Yezu urugendo mu isakamento y'Ukaristiya, mu gushengerera abenshi bo mwitozo bawutambuka w'igihushuka. Adoration au Saint-Sacrement niryo zingiro ry'urugendo twakorana na Yezu. Mutagatifu Teresa wa Calcutta ati le temps que tu passes avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Utombo ukabona kanya ko gushengerera ukaganira na Yezu mu isakamento y'Ukaristiya, uwo mwanya wamarana na Yezu nicyo gihe cyangombwa kandi cy'ingenzi kiruta ibindi bihe byose wamara ku isi. Amen. Gushengerera, gutega amatwi, ukumva, ukumvira. Yezu ndakureba nawe ukandeba, nubwo nta kubona bwose ariko wowe uranduzi. Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Mbifurije mwese icyumweru cyiza, urugendo rwiza hamwe n'Imana ruzatugeza kuri Pasika. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.